Africa, rise, give the Lord the best shout of praise you can tonight. For 25 years of glorious things he has done for Zion Temple and for Africa Haguruke. Can we please celebrate the Lord with the best clap of praise you can tonight? Come on everyone, come on. Come on, let's give it up to the Lord. Let's celebrate him. Let's make him know we are grateful, we are thankful, we honor him, we return the glory, we acknowledge him as the source and the sustainer. But for the Lord there will be nothing like this, so he alone deserves all the glory. And I'd like to take this moment to truly and very sincerely pay due homage and regards to this distinguished son of Africa, a true apostle of the Lord, whose obedience to the Lord is the reason we're here today. Ndashaka mbere na mbere gushimira ndetse no gushima umwana umuhungu wa Afrika, umugabo wabyawe na Afrika, intumwa nyakuri niyo yaduhurije hano. Iyo tumvira Imana ngo akora ibyo Imana imusaba ntabwo twari kuba twicaye hano. I'd like you to imagine for a second what it's taking God's servant to invest on this pan-African movement that will lead to God's mandate for Africa, instead of just focusing narrowly like majority would prefer to do on his own church assignment. Ndashaka tubanze dufate iminota mike dutekereze icyo byamutwaye, icyo byamufashe iyi myaka yose 25 kugira ngo yubake igiterane nk'iki, kugira ngo yubake umurimo nk'uyu utareba u Rwanda gusa ahubwo ureba umugabane wa Afrika, kugira ngo Abanyafurika aho bari bahaguruke. Yashoboraga kuguma areba itorero rye bikagarukiraho, kandi nta nicyo byari bitwaye yareba itorero rye gusa ntatekereza abandi. I would like for us to truly and sincerely celebrate God's servant, Apostle Dr. Paul Kitwaza. Come on, church. Come on, brethren. Let's celebrate God's servant. Come on, let's do it like we mean it. Come on, let's do it. Let's give honor to him, honor to you. We celebrate you, God's servant. We really love you. Thank you, sir. We celebrate you. We celebrate Pastor Angelique. We celebrate the Zion Temple pastors and leaders. We celebrate everyone who is a partaker of the Authentic Word Ministries and all who are partners and supporters of this great apostolic and kingdom assignment. Turashimira Imana kuba Kristu bose bo muri iri torero Zion Temple babarizwa mu murimo w'ijambo ry'ukuri. Turashimira abantu bose bashyigikira iri yerekwa bitanga kugira ngo iri yerekwa rihore risohora buri mwaka. Imana ibaho umugisha. It's a sincere honor and delight to be here, and I bring you greetings from my one and only wife of 28 years and counting. Nshishijwe bugufi by'ukuri kubabwira ngo ndishimye kuba ndi hano, kuba naje kwifatanya namwe muri iki giterane, nubwo mporanza ariko nubu ndanezerewe kuba ndi kumwe namwe. Ndashima Imana kandi mbazana intashyo zivuye ku mufasha wanjye umwe tumaranye imyaka hafi 28. I will minister well tonight because she loves me and she's praying for me. I can feel it already. Ndibwira ko ndibubwirize neza cyane uyu mugoroba kubera yuko umugore wanjye arimo kunsengera, ndikumva amasengesho ye arimo kumpa imbaraga. Ndabwiriza neza uyu mugoroba. I came with Pastor Solomon Audu, one of the executive pastors in our headquarters church in Nigeria. Pastor Solomon, where are you? Can you rise? I'd like to see you. All the way at the back there. God bless you, Pastor Solomon. Such a faithful son. Umushumba Solomon dukorana umurimo w'Imana ari hari inyuma. Imana imuha umugisha. And of course, my music director, Dave Sam, has been here. I've been seeing him on the stage. Dave, where are you? Can you wave one more time? God bless you, son. I love you. God bless you. I've been given a very important topic and I intend to address it exactly. Bampaye insanganyamatsiko ikomeye kandi nanjye naje nagambiriye kuyigishaho neza uko bikwiye. It is titled, The Role of
diaspora and people of African descent in rebuilding Africa. Insanganyamatsiko yanjye iragira iti uruhare rwa diaspora n'abantu bose baturuka ku mugabane wa Afrika cyangwa se bafite amaraso y'abirabura muri bo uruhare bafite mu kubaka umugabane wa Afrika. Lord Jesus, we pray that you speak to us again tonight. Mwami Yesu turasaba ngo tuganirize uyu mugoroba. We open up our spirit to hear and to receive. Dufunguye imitima yacu ngo twakire icyo duha. Touch us, bless us, and challenge us. Dukoreho uduhindure kandi unaduhige gukora ibirenze. Let your purpose come clear to everyone that is here again tonight. Reka intego yawe igaragarire abicaye hano hantu n'abadukurikiye kugira ngo bamenye icyo ubifuzaho. Let your purpose prosper, let your will alone be done. Reka intego yawe abe ariyo itera imbere, reka ubushake bwawe ari bwo bwonyine bukoreka. Cause that your purpose for Africans in the diaspora and people of African descent to become clear and clearer to every one of us again tonight. Uyu mugoroba mana turasaba ngo abanyafrika bose baba muri diaspora abafite amaraso y'abirabura muri bo bose muri diaspora babashe gusobanukirwa intego ufite ku buzima bwabo no kuri uyu mugabane baturukaho. And help every one of us to locate and to take our place in your unfolding agenda. Reka buri umwe muri abo ba diaspora bose bamenye umwanya bagomba guhagararamo mu mugambi ufitiye umugabane wa Afrika. In Jesus' precious name. Mu izina rya Yesu rikomeye. Let's lay a biblical foundation from Genesis chapter 45 verses 7 to 8, and I'm reading from the Good News translation. I'm sure some of the content will be projected to you on the screen. Ndagira ngo tubanze dushyireho urufatiro dukoresheje ijambo ry'Imana dusanga mu itangiriro 45 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8 bari bubereke inyigisho nateguye barimo kubitegura ariko tugendane. Miles Monroe was the one that popularized the statement that when purpose is not understood, abuse is inevitable. Hari umukozi w'Imana benshi muramuzi witwa Miles Monroe witabye Imana niwe wavuze iri jambo ngo iyo abantu batazi intego y'ubuzima bwabo hakoreka ibyaha byinshi cyangwa se baribeshya cyane. Every one of us who have the opportunity to live in any place outside of Africa should know, or if you have not known it, know it tonight, that there is a purpose in our being outside of our homestead, Africa. Uyu mugoroba nkuko tubivuze ngo turaganiriza aba diaspora reka ngire iri jambo mvuga ngo umuntu wese wisanga ataba mu gihugu avukamo akaba aba muri diaspora cyangwa se aba hanze y'umugabane wa Afrika agomba kumenya ko hari impamvu Imana yamuteretse muri icyo gihugu abamo kitari icyo avukamo. Is it an accident? Is it a happenstance that you find yourself living outside where you originally hail from? Ese uribaza ko ari impanuka kuba uba hanze y'umugabane wa Afrika kuba uba hanze y'igihugu uvukamo? Why am I where I'm at instead of in the homeland Africa? Mbere na mbere ugomba kwibaza uti ese kuki ndi hano ntari iwacu kavukire aho nturuka aho nkomoka kuki ndi hano? Am I there to eat, drink, live and die just like that? Ese uri muri diaspora kugira ngo urye umwe wishime inkuru irangiriraho? Give birth to children and that's all? Ese uri muri diaspora kugira ngo ubyare abana ubabyare muri icyo gihugu birangiriraho? There's obviously more to life than just living and having a good time. Reka nkubwire hari ibintu byinshi mu buzima birenze kurya kunywa kwishima no kubyara hari ibintu bikomeye birenze ibyo ngibyo. So in Genesis chapter 45 from verse 7 to 8 the Bible reads, God sent me ahead of you to rescue you in this amazing way and to make sure that you and your descendants survive. So it was not really you who sent me here, but God. He has made me the king's highest official, and I'm in charge of his whole country, and I'm the ruler over all Egypt.
Bibiri iravuga mu itangiriro 45 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8 ngo kandi Imana yantumye mbabanziriza ngo ibabesheho mugire icyo musiga mu isi ibarokoze gukiza gukomeye nuko none simwe mwanyohereje ino ahubwo ni Imana kandi yangize nka se wa Farawo n'umutegeka w'urugo rwe rwose n'umutware w'igihugu cya Egiputa cyose. What a bold statement. How true can this be, and how relevant is it to those of us who are diasporians or people of African descent? Iri jambo risobanuye iki kuri twebwe baba diaspora cyangwa se umuntu wese wisanga aba hanze y'uyu mugabane wa Afrika? Is it true that regardless of how we find ourselves where we are, that is God that took us there? Ese nibyo koko aho waba uri hose ni Imana yahakohereje? People went to these various climes by varying reasons and through various methods. But behind it all, Joseph declares that God is behind it all. Abantu bisanga muri diaspora mu buryo butandukanye bajyanywe n'impamvu zitandukanye bahageze mu buryo nabo batazi uko bahageze ariko Yosefu aravuze ngo ntabwo ari mwe mwanyoherereje ahubwo Imana iri inyuma yo kwimuka kwanjye nkaviwo iyo mvuka. If you don't see that and understand it, not only will you minimize and maybe even escape or deny or miss out on purpose, you may even be embittered and live a life that is smaller than God's intention for you. Nudasobanukirwa ko Imana ariyo yakohereje muri diaspora uburyo bwose byaba byaranyuzemo uzagira umutima ukomeretse uzagira umutima utagendera mu ntego Imana yatumye wimuka ukajya kuba kuri uwo mugabane cyangwa muri icyo gihugu hanyuma birangira ubayeho ubuzima buto buciriritse cyane buri munsi y'ubuzima bugari n'inzozi ngari Imana yari igufitiye ikohereza muri diaspora. Nothing makes us underachieve, underperform, and undermanifest other than not knowing the fullness of God's purpose for our lives. Nta kintu gituma tubaho ubuzima buri munsi ubuzima buciriritse ubuzima bubabaje nko kutamenya intego y'Imana ku buzima bwawe. What a tragedy for a man to live and celebrate the fact that I have degrees, I have houses, I have cars, and I have children. What is it to that? Nishano kubona umugabo ahagarara akavuga ngo narize mfite za degree cyangwa se mfite impamya bumenyi naguze amazu muri diaspora narabyaye dore ndakize nibyo gusa nishano nimba ari ibyo wirata gusa. So tonight I intend to achieve 3 objectives in this message. Number 1, muri uyu mugoroba rero mfite ibintu bitatu nshaka kugeraho muri izi nyigisho. Let's quickly and truly appreciate who diasporans are and who people of African descent. We need to really put it in the right context tonight. Ndashaka mbere na mbere dusobanukirwe ngo ba diaspora ni bande. Number 2, we need to understand fully and clearly from scriptures, from examples, God's purpose with all diasporans and people of African descent. Is there a purpose that is expressed clearly in God's word about these people? Icyakabiri ndashaka dusobanukirwe intego Imana ifitiye abantu baba muri diaspora ndetse n'abafite amaraso y'abirabura batuye mu bihugu bitari byo ku mugabane wa Afrika. And finally and most importantly, how do we then mobilize and synergize diasporans to rebuild the African continent? Icyagatatu turarebera hamwe uburyo duhuza abadiaspora n'abantu bafite amaraso y'abirabura bose tukabahuriza hamwe kugira ngo bubake umugabane wa Afrika. Friends, ladies and gentlemen, I'm here to submit to us that there is something bigger than ourselves that we must live for. Bene data naje hano kugira ngo mbereke yuko hari ikintu kigari kinini cyane kirenze ubuzima bwacu tubamo uyu munsi. Who are diasporians? Reka duhere ku diaspora. Diaspora n'abantu bafite amaraso y'abirabura ni bantu ki? Of course, the word diaspora means to disperse or to spread from base, away from base. Ijambo diaspora ni ijambo risobanura kunyanyagiza ikintu ukivanyaho gituruka ariko ukakinyanyagiza kure cyane. So a diaspora is a people that is spread across diverse regions, different from its geographic place of origin.
Umudiaspora n'umuntu woherejwe cyangwa se wanyanyagijwe nimba ariko navuga akarenga aho avuka cyangwa se kuri gakondo yiwabo. I'm a diasporan because I hail from Africa, West Africa, Nigeria, a city called Benin City, but I live and work with my family right now in a foreign land in North America, in the state of Georgia, in Atlanta. Urugero jewe ndi umudiaspora kubera yuko gakondo y'iwacu aho mvuka ni muri Nigeria mu mujyi mu ntara yitwa Benin, ariko jewe n'umuryango wanjye dukora muri Atlanta, Georgia, niho dutuye, niho inshingano dufite zose tuzisohoreza. A people who identify with a specific location but reside somewhere else are diasporians. Abadiaspora n'abantu babaziko icyagatatu n'abantu babaziko bafite ahantu runaka bakomoka ariko batuye mu kindi gihugu. So whether you are a student, you just arrived there, you are a worker, you've been living there, but you are not in your home base in Africa, you are an African diasporan. Ushobora rero uyu munsi kuba uri umunyeshuri, ushobora kuba uri umukozi, ariko icyo gihugu utuyemo nimba atariho ukomoka uri umudiaspora. Because there is a lot of gaps we are missing in being able to fully and clearly appreciate the number, the strength, the capacity of African diaspora, because it starts from the student body. And that is one group within the diasporan group body that is not properly utilized and tapped yet. Impamvu ndimo gufata umwanya wo gusobanura ibi bintu ndagira ngo dusobanukirwe inzego zitandukanye z'abadiaspora kuko muri buri cyiciro harimo imbaraga tutabyaza umusaruro. Reka dufate urugero rw'abanyeshuri biga mu mahanga. Abanyeshuri biga mu mahanga akenshi usanga ibihugu bakomokamo bitaramenya uburyo bibabyaza umusaruro kandi nabo batanga umusaruro. For instance, African students in the West and every other part of Africa, especially those who are of Christian persuasion and conviction, have the capacity to achieve even far more than conventional churches can achieve. Reka mfate urugero rworoheje. Abanyeshuri b'Abanyafurika b'Abadiaspora biga i Burayi, biga za Amerika no mu bindi bihugu, usanga bafite ubushobozi bwo kugera ku bintu bikomeye amatorero bavukamo muri Afrika adashobora kwigezaho. Let me give you some numbers so that we can appreciate what we are talking about. Reka mbahe imibare kugira ngo dusobanukirwe neza ibyo ndimo kuvuga. 140 to 150 million people worldwide are African diasporans according to the African Union in 2020. African Union yakoze ubushakashatsi igaragaza ko hagati ya miliyoni 140 n'150 ari abaturage b'Abanyafurika baba muri diaspora. For instance, we are the largest, Africa has the largest diaspora body from any other tribe in the entire globe. Ku isi hose Abanyafurika nibo bafite abadiaspora benshi kuruta andi moko yose. The Chinese diasporans are between 60 to 70 million. Diaspora y'Abashinwa iri hagati ya miliyoni 60 na miliyoni 70. Indian diasporans is between 30 to 40 million. Abadiaspora b'Abahinde bari hagati ya miliyoni 30 na miliyoni 40. The Jewish diaspora, that is a big deal, is just 8 to 10 million, but African diaspora is 150 million. Iyo urebye abadiaspora b'Abayahudi kandi bakora ibintu bikomeye cyane iwabo ndetse no mu bihugu bisangamo, bo bari ku 8 kugeza kuri miliyoni 10 gusa, ariko Abanyafurika turi ku 140 kugeza ku 150 za miliyoni. Who abandons or does nothing about such a huge potential? Ninde muntu wirengagiza imibare ingana gutya kuko ifite ubushobozi. As a matter of fact, data and research have proven that even without clear organization and deliberateness, African diasporans are already contributing maximally to the change of Africa. Nubwo nta mbaraga ubuyobozi bw'ibihugu bya Afrika bubishyiramo, ubushakashatsi bwagaragaje ko abadiaspora b'Abanyafurika barimo gukora ibintu bikomeye ku mugabane wa Afrika kandi ibihugu byabo bitabishyiramo imbaraga ngo bibegeranye cyangwa se bibahe gahunda runaka bakurikiza. So for example, in 2021, mu mwaka wa 2021, there was $95 billion remittance
by Africans in the diaspora back home to Africa. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 hakozwe ubushakashatsi bugaragaza ko abanyafurika baba muri diaspora bohereza miliyari 95 ku mugabane bashyigikira imiryango yabo, batunze imiryango yabo. Within that same period, all over Africa, the total combined FDIs, foreign direct investments, and even aids that African nations go abroad to beg for, all put together was less than 60 billion. Ubushakashatsi nanone bwagaragaje ko ufashe inkunga ibihugu by'uburayi, ibihugu biteye imbere bishyira hamwe n'ubufasha biha ibihugu bya Afrika, iyo nkunga ntabwo irenze miliyari 60 z'amadolari, ariko abanyafurika ubwabo bohereza ku mugabane miliyari 95 bubaka umugabane z'amadolari. Over 200 million African family members benefited from that $95 billion to pay school fees, to pay house rent, to build houses, to send people to different places, and to train them and to make a difference. Listen, this is yet totally unorganized. Imagine if we can organize it properly. Ubu bushakashatsi bwagaragaje ko miliyoni 200, imiryango ingana na miliyoni 200 yungukira muri izi miliyari 95 z'amadolari. Aya mafaranga yoherezwa ku mugabane yishyura minervare, yishyura loyer, amafaranga y'ubukode, atunze imiryango, yubaka amazu. Niba abanyafurika bakora ibyo bintu nta leta yabashyize hamwe ngo ibahe gahunda bakoreramo, ese ibihugu byacu bishyize hamwe aba diaspora twagera ku bintu bingana bite? For instance, in 2020, look at this story of Nigeria. Nigeria received $23.8 billion compared to only $2.4 billion in foreign direct investment. When we talk about remittance, we're talking about people of their own accord just sending money home to be a blessing to family members. Reka mbaho urugero rufatika. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 Nigeria yonyine yakiriye miliyari 23.8 z'amadolari z'abanigeria bohereza amafaranga iwabo gushyigikira imiryango kubera umugisha imiryango yabo, ugereranije na miliyari 2.4 gusa by'inkunga Nigeria yakiriye ivuye mu bihugu byo hanze. Let's progress. Who are people of African descent? Let's also describe that. Reka rero dufate umwanya wo gusobanukirwa ba bantu bafite amaraso y'abirabura. Turangije abadiaspora, reka turebe abantu bafite amaraso y'abirabura ni bantu ki? Because there's a little distinction between being a diasporan and somebody of African descent. Hari itandukaniro hagati y'umudiaspora n'umuntu ufite amaraso y'abirabura. Take a listen. Descendants of Africans that were taken out, doesn't matter the means, capture, kidnap, slavery, that were taken out of Africa to other climes. Abantu bafite amaraso y'abirabura n'abantu bashimuswe, n'abantu bavanywe ku mugabane ku gahato, ku mbaraga, mu bucakara, mu buryo butari bwiza, bajyanwa mu bindi bihugu nta ruhare babigizemo, noneho batura muri ibyo bihugu. For instance, God's servants who just spoke to us before we came up, our brethren from America, are better referred to as what they call African descendants, okay, than as diasporans, because their forefathers have lived in North America for maybe 400 years. So they don't, some of them don't know the part of Africa, so they've accepted the places they live as their homestead, but they know that they hail originally, so they are people of African descent. Reka mbaho urugero rworoshye. Umukozi w'Imana umaze kuvuga hano imbere n'umufasha we mwabibonye ko ari abirabura, ariko nubwo ari abirabura bo ntabwo twabita abadiaspora kuko bisanze muri Amerika baratwawe nk'abacakara, basekuruza babo bavukirayo bakurirayo kugeza kuri bo haciye imyaka irenga 400, ntabwo bazi n'igihugu bakomokamo muri Afrika, ariko murabibona ko dusa ku ruhu, murabibona ko tumeze kimwe. Akenshi abo nibo bitwa abantu bafite amaraso y'abirabura nubwo batitwa abadiaspora. Over 200 million people of African descent live outside of Africa, the largest in the world.
abantu barenze miliyoni 200 z'abafite amaraso y'abirabura batuye hanze y'umugabane wa Afrika. If you add that to the 1.4 billion Africans that live in Africa, it gives you the size of the African population. Abo ngabo barenze miliyoni 200 ubateranije na miliyari 1.4 by'abanyafrika batuye kuri uyu mugabane wa Afrika, ubona umubare nyawo w'abanyafrika cyangwa se abantu bafite amaraso y'abirabura. Although just 42 million of them live in the USA, in 2021, just 42 million people, their total spending power within the US as US black people was $1.7 trillion. Murabo batuye hanze y'umugabane wa Afrika bafite amaraso y'abanyafrika miliyoni 42 gusa nibo batuye muri Amerika, miliyoni 42. Murabo miliyoni 42 mu mwaka wa 2021 ubushakashatsi bwagaragaje ko basohoye amafaranga angana na triliyari, nimba ariko navuga triliyari z'amadolari 1.7. Abo miliyoni 42 gusa. The question is, of this 1.7 trillion, how much of it impacted Africa? Ikibazo rero nababaza, muri triliyari 1.7 by'amadolari ni ikihe gice cyagarutse ku mugabane kubaka Afrika? These are our sons and our daughters. Aba ni abahungu bacu n'abakobwa bacu. How just one nation, $1.7 trillion, multiply it or find a way to find out 200 million people of African descent worldwide. If they combine their capacities and network and net worth to impact Africa, how will Africa be? None reka mbabaze, niba miliyoni 42 gusa zituye muri Amerika zarasohoye triliyari 1.7 by'amadolari, baba with Brazil. Kuki se tudacuruzanya na Brazil? Kuki tudacuruza? 120 million of our black brothers and sisters are in Brazil. Bene wacu babirabura bari muri Brazil bangana na miliyoni 117. Kuki tudacuruzanya nabo tudatezanya imbere? Why are we not networking? Why are we not tapping into their potentials? Kuki tudahuza nabo ngo tumenye ubushobozi bafite tubukoreshe kubaka umugabane? I believe that is what God is calling Africa arise to pioneer and to pursue and to ensure it comes to pass. Ndizera nashidikanya ko iyi niyo mpamvu Afrika haguruka itegurwa kugira ngo iyobore ukuguhuza kw'abanyafrika duhindura umugabane wacu. So let's look at God's purpose for the diasporan people and people of African descent. Let's get into the Bible. Reka rero noneho turebe umugambi Imana ifitiye abadiaspora n'abirabura ku isi hose. In Romans chapter 8 and verse 28, let's start with the basic. The Bible says, duhere mu Baroma 8:28. and we know that all things, all slavery, servitude, education abroad, all things work together for good to them that love God like Africa. To them who are the called like Africa, according to God's own purpose. Bibiri iravuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe. Nimvuga byose turebemo ubucakara, ari ubucakara, ari ukunyagwa, ari abanyafrika bagiye kwiga hanze, ari abanyafrika babaye ubuzima butandukanye hanze, ibyo byose bifataniriza hamwe ngo bituzanire ibyiza ku mugabane wa Afrika. Christians, Africans, we are not creatures of accident. We are creatures of purpose. It doesn't matter how we got to where we are. There is a divine purpose and mandate over our lives. Abanyafrika, abakristo b'abanyafrika ntabwo turiho kubw'impanuka. Hari impamvu Imana yemeye ko twisanga turi abanyafrika, hari intego y'Imana ku buzima bwacu. All things must work together for the good of the God and the purpose He has over our lives. Byose bigomba gufataniriza hamwe kugira ngo bikore mu ntego y'Imana ifite ku mugabane wacu no ku banyafrika. Anything less, anything else will not be good enough. Ikiri munsi y'icyo ntacyo dushaka. Look at Genesis chapter 46 verses 2 to 3 from the NIV translation. Take a listen. Tunyarukire mu itangiriro 46 umurongo wa kabiri n'uwa gatatu. And God spoke to Israel in a vision at night and said, Jacob, Jacob.
And Jacob replied, here I am. I am God, the God of your fathers. And God said to him, do not be afraid to leave your nation, your country, and go down to Egypt. For I will make you into a great nation out there in diaspora. Hallelujah. Imana ihamagara Israeli mwiyerekwa rya nijoro iti Yakobo Yakobo, aritaba ati karame, iramubwira iti ndi Imana ya so, ntutinye kumanuka ngo ujye muri Egiputa, kuko aho ariho nzakugirira ishyanga rikomeye muri diaspora. Ladies and gentlemen, is it a secret that there are people who are doing so well today outside of Africa simply because they are somewhere else? It's not a secret. That's God's divine arrangement. Bene data, ntabwo ari ibanga kandi ntabwo ari ubwiru ko hari abanyafrika bari hanze y'umugabane wa Afrika bakomeye bateye imbere. Ntabwo ari ibanga, ni ijambo ry'Imana ryabasohoreyeho ngo izabagira ishyanga rikomeye muri Egiputa. All God did was to take us there, to incubate us in the best of opportunities. Icyo aba bantu baturusha iyo bageze muri diaspora nuko bahita basingira amahirwe bahuye nayo bakayabyaza umusaruro, Imana nayo igasohoza isezerano ryo kubakomereza muri icyo gihugu. God understands the religious mindset of some people that no, you can't go somewhere else. So God had to convince Jacob that it's in my will for you to go out, because when I take you out, I will make you great. And if you read the next verse, he said, I will bring you back again. Imana yari bizi ko hari abanyamwuka cyane nka Yakobo izohereza mu mahanga bakabanza kubisengera. Niyo mpamvu yamanutse mu nzozi ibwira Yakobo iti Yakobo Yakobo, nijye ukohereje mu mahanga ngo nzahagukomereze, numara gukomera uzataha, ariko warabanje gukomerera mu mahanga. Take a listen to Esther chapter 4 and verse 14 from the New International Version. It reads, for if you, Esther, Mordecai, her uncle, was speaking to Esther, if you, Esther, remain silent at this time, when Africa is going through too much problem, if you remain silent, relief and deliverance for Africans will arise from another place, but you and your father's family will become irrelevant. And who knows that God sent you to that nation at such a time as this to come back and help Africa. Tunyarukire muri Esteri 4:14. Mordecai yabwiye Esteri amagambo tuzi ngo kuko niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza ko Abanyafurika, reka tubishyiremo Afrika, ngo nta kibuza ko Afrika izatabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Aharaho icyatumye ujya muri diaspora no kugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki. Mordecai was speaking like a true prophet. And speaking to diasporans like I'm doing tonight. Don't think you have that good job, that good nation, that good locality, that good income just for yourself. You were sent there for such a time as this. God has a bigger purpose than enjoying a good life, driving a good car and all of those pleasantries and pleasures of life, which God is not against. But there's something bigger and better than that made God to send you to where you are. Look at Nehemiah. Nehemiah shows us the attitude of a proper diasporan who understands why he or she has the pleasure, the privilege, the perks, all the goodies and goodness
of the positions they occupy, which they know their kith and kin. Their brothers do not have the same pleasure. They know there is a purpose. Nehemiah knew, and we need to see that again today. Nehemiya ni urugero rwiza rwo mu diaspora wakoze icyo Imana yamushakagaho mu gihe cye, kuko Bibiliya iratwereka ko nubwo Nehemiya yabaga mu nzu y'ibwami, mutekereze namwe urwo rwego Nehemiya yari ariho, akaba mu nzu y'ibwami, akarya neza, akambara neza, akabaho neza, ariko agatinyuka kubisiga inyuma ngo ajye kubaka amatongo y'iwabo. Every one of us who are diasporans, the village you come from, the city you come from, the nations you come from, there are people who are begging God to eat. There are those who are trusting to go to school. There are those who are living in thatched houses. There are those who are desolate, despondent. They have no clue of the possibility of survival. And here you are, God has given you the privilege and the position. Nehemiah's attitude must become our attitude. Bene data b'Abadiyasipora, ibyo wowe ufite uyu munsi mu gihugu uvukamo, umudugudu uvukamo, hari abasengera ibiryo ufite, hari abasengera ko abana babo bajya ku ishuri, hari abasengera ubuzima bwiza. Wowe wirengagije ko ibyo bishoboka ko umuntu yasengera ibyo ufite. Imana ikidushakaho nk'Abadiyasipora nuko tugira umutima nk'uwa Nehemiya, utanezererwa ibyiza turimo muri ibyo bihugu byo mu mahanga, ahubwo tugasubira inyuma, tugasubiza isengesho rya bene wacu. So Nehemiah chapter 2 verses 2 to 4, I'm reading from the New Living Translation. So the king asked me, why are you looking so sad? You don't look sick to me. So this means that you must be deeply troubled in the palace, serving the biggest ruler of the land, and yet deeply troubled. Umwami arambaza ati, niki gitumye ugaragaza umubabaro kandi utarwaye? Ibyo ntibiterwa n'ikindi keretse umubabaro wo mu mutima. Ibaze gukorera umwami ibwami ukababara bikageraho bigaragara mu maso. Then I was terrified, but I replied, long live the king. How can I not be sad for the city where my ancestors are buried? The city where my kids and kin are living, the city where my brothers are living is in desolation. Some don't even have potable water. Some don't even have good houses. Some have no hope of medical attention. How can I not be sad? And to worsen it all, the city gates have been burned. There's despair, there's desolation. My people are walking through the desert to walk to Europe to get a better life. Why will I not be sad? Will it be okay for me to be having a good time? And I know my people are in tears, are in agony. Mbyumvise ndatinya cyane. Umwami ndamusubiza nti, umwami arakarama, icyambuza kugaragaza umubabaro n'iki ko umurwa n'ahantu h'ibituro by'abasogokuruza habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Ese niki cyatuma nishima bene wacu badafite umuriro mu giturage, bene wacu badafite amazi, bene wacu badafite ubushobozi bwo kwigisha abana babo? Niki cyatuma nishima kandi Abanyafurika birirwa bambuka ubutayu, bagwa mu butayu kuko babuze ibyibanze kugira ngo ubuzima bwabo bubeho, maze wowe nk'Umudiyasipora ukabirenga ukishimisha? You are in the diaspora for at least 7 reasons, and you either belong to any of these. Can you please put it up on the screen? There are 7 reasons why at least some of us, or most of us, or all of us are either people of African descent or in the diaspora. And I want you to please know them and identify which one describes you. Uri muri diaspora cyangwa nuramuka wisanze muri diaspora, intego y'Imana iri mu buryo burindwi kandi ugomba kumenya impamvu zabo uri muri diaspora cyangwa uri muri diaspora. Mu byandike, niba uri muri diaspora wibaze imwe muri izo ntego wuzuza. It's either that God took you there to assess opportunities. Birashoboka ko Imana yakohereje muri diaspora kugira ngo urebe amahirwe ariyo uyabyaza umusaruro. To sharpen your creative, embedded, naturally endowed skills. Imana ishobora kuba yarakohereje muri diaspora kugira ngo utyaze impano zawe, utyaze ubwenge yaguhaye. Or like Jesus, you are in the diaspora to escape. Like Jesus had to go to diaspora in Egypt to escape being killed. You probably went to the diaspora for preservation.
intego ya kabiri, Imana ishobora kuba yarakujyanye muri diaspora kugira ngo irinde ubuzima bwawe nk'uko yabikoze kuri Yesu ubwo yoherezaga Yesu muri Egiputa. Wenda nawe woherejweyo kugira ngo urindwe amakuba runaka. Or you went to the diaspora to build capacity. Icya gatatu, ushobora kuba waragiye muri diaspora kugira ngo wiyubake, wubake ubumenyi, wubake ubushobozi. Interested in both in sports, in entertainment, in science and all of that. There are many African sons who are shining globally today because they built capacity in the diaspora. Uyu munsi turareba abana b'Abanyafurika bari gutsindira ibihembo bitandukanye, imidari itandukanye. Birashoboka ko Imana yabajyanyeyo kugira ngo biyubake, or God sent you there to develop intelligence and insight that can be brought to bear to solve some or most of Africa's problems. Icya kane, birashoboka ko Imana yakohereje muri diaspora kugira ngo ujye kwiga ubwenge n'ubumenyi ariko bizagaruke bikore ku mugabane uvukaho. Or like Nehemiah, God sent you there to establish helpful networks where you bring doctors, you bring lawyers, you bring architects, you bring all kinds of people and use your network to bring them to contribute to the resurgence of Africa. Birashoboka, icya gatanu, birashoboka ko Imana yakohereje muri diaspora kugira ngo iguhuze n'abakomeye bazagirira umumaro uyu mugabane wa Afrika. Bibiliya iratwereka ngo Nehemiya yafasha abantu bamwe afata ibyo bafite kugira ngo ajye kubaka iwabo. Nawe uri mu diaspora, birashoboka ko Imana yakohereje kugira ngo umenye abaganga uzagarura mu gihugu cyawe, umenye abaengineer uzagarura mu gihugu cyawe, umenye abantu batandukanye wazana bakubaka igihugu uvukamo. What about taking up projects abroad by mobilizing resources, crowdfunding, or all kinds of GoFund, all kinds of funding mechanisms that are bound out there, and targeted to regenerative projects, education, economy, the women, the orphans, the widows. Why not do that? Mobilize resources, use your privilege and opportunity, put money, put people together, and change the destiny of people that will give God the glory. Birashoboka, icya gatandatu, ko Imana yakohereje muri diaspora kugira ngo ujye gushaka ubushobozi cyangwa se resource, ujye gushaka inkunga wazibona mu mikoro, wazibona mu bantu, ujye kwegeranya abantu kugira ngo ugaruke wubakire imfubyi n'abapfakazi biwanyu, ugaruke wubake imishinga mu gihugu uvukamo, ukoresha ayo mahirwe ugaruke wubake ibintu bigaragara aho uvuka. What about fulfilling God's purpose as being a voice for God in the diaspora, helping our African people, our Caucasian brothers, our Asian brothers, and all of that, depending on where you live, to reconnect them back to God? Because out there, we know Europe has gone godless. Many parts of the world are rejecting God, and here we are as African Christians in the diaspora. We have a responsibility in the diaspora, not just to get a good education, get some good money, but to lift the banner of Jesus very high. Birashoboka, icya karindwi, ko Imana yakohereje muri diaspora n'ijwi ryayo. Biriya bihugu byaraguye byavuye ku Mana, ariko we nk'umunyafurika w'umukristu birashoboka ko Imana yakohereje muri buriya butayu bw'umwuka kugira ngo ugaragaze umucyo w'Imana n'imbaraga zayo muri ibyo bihugu yakoherejemo. Have news for you. You are not the first diasporans. In the Bible we have many diasporans. Ngufite inkuru nziza, ntabwo ari we mu diaspora wa mbere wabayeho, kuko Bibiliya nayo ubwayo ifite abadiaspora. Esther was a diasporan. Esther yari umudiaspora. Joseph was a diasporan. Joseph yari umudiaspora. Abraham was a diasporan. Abraham yari umudiaspora. Daniel was a diasporan. Daniel yari umudiaspora. Nehemiah was a diasporan. Nehemiah yari umudiaspora. And for a Jesus, our Savior, was a diasporan. Na Yesu yabaye umudiaspora. I have news for you. You are in good company of diasporans. We've got to be proud of it and fulfill purpose. To wrap up, let me concentrate on the main essence of this message. How do we mobilize and appropriately synergize the strengths and possibilities of the diasporans and people of African descent and contribute it, channel it to make a difference in Africa?
dusoza ipfundo ry'ubu butumwa ni ikibazo nshaka ko twibaza. Ni gute twahuriza hamwe ubushobozi, ubumenyi, imbaraga by'abadiyasipora tukabiganisha ku mugabane wa Afrika, tukagira impinduka tuzana igaragara ku mugabane wacu? In Acts chapter 11:27 to 30, the New International Version, during this time some prophets came down from Jerusalem to Antioch. You can say from the diaspora to Africa to see. One of them, named Agabus, stood up and through the Spirit predicted that a severe famine would spread over the entire Roman world. And this actually happened during the reign of Claudius. The disciples, the diasporians, the people of African descent, as each one was able, decided to provide help for the brethren, the brothers and the sisters, the family, the disconnected, the disenchanted, the disillusioned, living in Africa. This they did, sending their gifts to the elders through known sources to help Africa. Ibyakozwe n'intumwa 11 umurongo wa 27 biratubwira ngo muri iyo minsi abahanuzi baviye Yerusalemu bajya muri Antiokia, bagiye muri diaspora. Nuko umwe muri bo witwaga Agabo arahaguruka arahanura abwirijwe no mwuka ati, inzara nyinshi izatera mu isi yose, niyo yateye ku ngoma ya Claudio. Nuko abigishwa bagambirira koherereza bene data batuye i Yudaya imfashanyo, umuntu wese akurikije ubutunzi bwe. Babigenza batyo, babyoherereza abakuru babihaye Barinaba na Sauli. Bohereje imfashanyo, bohereza abatuye mu gihugu cy'iwabo, harimo abakene, harimo abashonje, harimo abababaye, harimo abafite ibibazo bitandukanye, ariko bakusaniriza hamwe ubushobozi bohereza i Yudaya. In Nehemiah chapter 2 verses 4 to 5 from the New Living Translation, the king asked, well, Nehemiah, now that I know what your burden, your heartache, your passion, now that I know you have a heart to go and help your people, how can I help you? How can I help you? Nehemiya 2 umurongo wa 4 ugeza kwa 5, umwami amaze kubona ko Nehemiya ababaye aramubaza ati, hari icyo usaba? Nuko nsaba Imana nyirijuru, maze subiza umwami ayo magambo akurikiye. Ariko umwami yabajije Nehemiya ngo ngufashe iki, ngumarire iki, ukeneye iki, ese urakizi icyo ukeneye? The truth of the matter is that there are many people globally who are looking for noble causes, responsible individuals that they can channel their resources and capacities through to make a difference where it is needed. Benedata, hari abantu ku isi yose bafite ubushobozi, bafite n'ishyaka ryo gufasha, ariko bakeneye abantu b'inyangamugayo bazi icyo bakeneye gukora kugira ngo babahe iyo mfashanyo. Abo nibo bakubaza bati, urashaka iki, nkumarire iki? Here is the attitude of diasporans. In Genesis chapter 45 and verse 4, I'm reading from the New Living Translation. I love this. Joseph said, please, he was talking to his brothers who now came to meet him in the diaspora to look for help. Look at what Joseph said to them. Joseph said, please come closer. Come closer. We need to close the gap. One of the biggest issues among diasporans is that we are divided, secluded, pursuing narrow interests, pursuing small visions. We need to come closer, according to the language of brother Joseph. Itangiriro 45 umurongo wa 4 Bibiliya iravuga ngo Yosefu abwira bene se ati, ndabinginze nimunyegere. Iri jambo ngo nimunyegere ni jambo rivuga ngo nitwegerane, niturebe uko duhuza imbaraga, niturebe uko duhuza ibitekerezo, niturebe uko duhuza ubushobozi. Ariko abadiaspora benshi uyu munsi buri umwe akora ibye, ariteza imbere ku giti cye, arimenya ubwe, ntabwo duhuje imbaraga, turatatanye cyane, niyo mpamvu tutabasha kugera ku bikomeye. So the Bible says, so they came closer, and Joseph said again, I am Joseph, your brother, whom you sold into slavery in Egypt. Baramwegera aravuga ati, ndi Yosefu mwene so mwaguze ngo njyanwe muri Egiputa.
Can I ask every diaspora and person of African descent, wherever you are right now, can you stand to your feet a moment, please? Please stand, please stand, please stand, please stand. Please stand. Wherever you are, please stand a moment. Help me look at your brother and your sister and say to that person like Joseph, I am your brother, let's come closer. Come on. Tell somebody, tell somebody. I am your brother, I am your sister. Let's come closer. We gotta walk closer. Somebody shout a bigger hallelujah. Hallelujah. You may please be seated. Diasporans, people of African descent, I want to close this message by showing you 8 things I believe we can do. 8. And I'm done. Abadiaspora muri hano n'abadukurikiye ngiye kubaha ibintu 8 twakora byadufasha gukora na neza. Number 1, we've got to introduce and build familiarity amongst each other. Icyambere tugomba gushyira hamwe mu buvandimwe twige kubana kivandimwe. How do we synergize our strength when we don't even know what we have amongst us? Nigute twahuza imbaraga zacu kandi tutanazi izo mbaraga izarizo. Biradusaba kubana, biradusaba gushyira hamwe, kuba bavandimwe kugira ngo tumenye ibyo twahana. So Joseph said, come close, I am your brother. He was introducing himself. We've got to enter that plane of breaking these tiny veneers and separation and disconnections that make us only weak and small. Yosefu igihe yabwiye bene se ngo nimunyegere yari arimo akuraho ibisika byabatandukanyaga ibyo bapfaga bitandukanye abikura aravuga ngo nitwegerane tubashe kumenya uko dukorana. Natwe nk'abadiaspora turagomba kugira ibyo turenga amateka tuyarenge twishyire hamwe kugira ngo dukorane. The second thing we can do is to establish connections, relationships, and build partnerships. Icyakabiri tugomba kureba uburyo duhuza tukamenya ubusabane twubaka n'imikoranire twubaka hagati yacu. We've got to build partnerships. Tugomba kubaka ubufatanye. The wisdom of 2 is better than 1. Stand strong everywhere. Babiri barutumwe aho baba bariho hose ku isi babiri bazahora barutumwe. I watch what Zion Temple is doing, networking the churches of Africa and Africans outside of this continent and within Rwanda for the single cause of bringing Africans together. That is the wisdom of Jehovah. Jewe nkunda ibintu Zion Temple ikora igiterane nk'iki mutegura mukagitegurana n'amatorero atandukanye mukagitegurana n'abanyafrika bavuye mu bice bitandukanye bya Afrika. Ubu n'ubwenge buva ku Mana kuko ababiri bazahora barutumwe. It doesn't matter how good you are alone. You stand alone, you fall alone. Reka nkubwire niyo waba uri umuhanga unganute uri umunyembaraga unganute umezute nuhagarara wenyine uzagwa ukirime wenyine. If we build partnerships and relationships, nothing will be impossible for us to do. Nitwubaka ubusabane hagati yacu nta kintu tuzananirwa gukora. Number 3, we've got to be deliberate in creating opportunities. Icyagatatu twubake amahirwe. Once we are in any part of the world, it's our responsibility to look out for fellow diasporans and enable them, enhance them, create doors for them, show them the way, and project them to do better possibly than us. Bene data nimba turi muri diaspora dufite inshingano zo gushakisha amahirwe kurema amahirwe tukayaterekamo bene wacu. Shaka umudiaspora mugenzi wawe umufungurira umuryango mwinjize aho utaranagera ubwawe kuko twese bizatugirira inyungu nituzamukana. We must be deliberate in creating opportunities in the homeland. Tugomba kubikora tubigambiriye kubaka amahirwe naho tuvuka kugira ngo dufashe bene wacu. Number 4, we must use our strategic knowledge positions placement to supply useful intelligence and insight for the help of Africa. Icyakane tugomba gukoresha ubwenge n'ubumenyi twarahuye muri
ibyo bihugu kugira ngo duteze imbere umugabane wacu wa Afrika. It doesn't matter people who reject you, that want to take advantage of you. You are driven by a higher purpose. You know why you are doing what you are doing, and you don't ever want to give up or cave in or resign simply because some people are not enabling you. You go ahead and fulfill God's purpose. Ushobora kuzahura n'abakurwanya, ushobora kuzahura n'amashyari, ushobora kuzahura n'abakwitambika imbere, ariko uzahoza amaso yawe ku ntego n'icyo Imana yakubwiye kugeza umaze kubaka icyo Imana yagutegetse kubaka. Number 5, we've got to provide professional expertise. Icya gatanu, tugomba kuzana inararibonye riri professionel y'ibintu tuzi twize bigaragara. In the building of critical infrastructure. Kubaka ibikorwa remezo. In this era of artificial intelligence, muri iki gihe cya artificial intelligence, robotics, all the modern engineering and sciences, it must be a duty, self-imposed duty to go back to Africa and say, my people must enjoy of this technology. Tugomba kwiyemeza kugira inararibonye mu bintu bitandukanye bigezweho muri biriya bihugu byo hanze kugira ngo ibyo bintu tubigarure iwacu. Niwicare nta kintu urimo kwiga, niwicare nta bumenyi urimo kugwiza. Bring your fellow professionals together and ask, what difference can we make for one community, for one state, for one region, for one nation in Africa, and go there and make a huge difference. Egerana nabo mukorana muri uwo mwuga urimo, ubicaze ubabwira utariko turamutse dusubiye mu giturage kimwe mu gihugu iki n'iki twabasha gukorera abaturage babo, ni iyihe mpinduka twakora twebwe nk'abantu bize uyu mwuga, n'iki twakubaka. Number 6, you must defend and protect African people and African interests globally. Icya gatandatu, tugomba kurinda no kugirira ishaka Abanyafurika n'inyungu za Afrika ku isi hose. It's no secret there are still many places in the world where there are all kinds of ploys and devices and all kinds of ingenious plans against the black people. You can't be an African descent and a diasporan and not rise up to defend your people. Mu bihugu bitandukanye byateye imbere hari imishyizweho kugira ngo irimbure umwirabura, ivana umwirabura ku isi. Ntabwo rero waba uri umudiaspora, uri umwirabura cyangwa ufite amaraso y'abirabura ngo wicare ureberere umwirabura agikandamijwe no muri ibyo bihugu ndetse no ku mugabane. Every day Africa and Africans are cheated. Abanyafurika buri munsi baribwa. For instance, I was talking about what do you call it? Remittances. The interest paid by black people to remit their hard-earned money to Africa is almost times 2 people pay to remit money to other parts of the world. Why? Reka mbahe urugero rworoheje. Amafaranga Abanyafurika bohereza ku mugabane wa Afrika, inyungu babakata yikubye kabiri inyungu baca abandi bohereza mu bindi bihugu by'i Burayi. Policies, practices that are inimical, detrimental, and stacked up against Africans. You can't keep quiet as a true son and daughter of Africa and not speak out and do something to stop it. Number 7, we must learn and believe God and work together to provide access to capital for Africans and Africa. Tugomba guhagurutsa ubushobozi haba mu bifatika mu mikoro kugira ngo tubyoherereze ku mugabane wa Afrika. Number 8, finally, you must preserve and perpetuate the godly values that Africa has even in the diaspora. Icyamunani, tugomba kurinda no gukwirakwiza indangagaciro z'ubumana. Let every man and devil hear it, that as Africans we believe in marriage, one man to one wife. We don't believe in same-sex marriage. We are not a part of that madness. Reka Abanyafurika aho bari uyu munsi babyumve na dayimoni yariyo yose byumve nk'Abanyafurika kugeza uyu munsi twapfukane ntituzaba bapfu. We are Africans. There are moral values. There are ethical practices that are germane to us. We must preserve it. We must be proud of it. We must teach our children, and we must project it to the entire world to know that Africa has something.
hari indangagaciro zacu tuzi nk'Abanyafurika ziri mu mico yacu nk'Abanyafurika zizatuma duhora duhagaze ku byo twizera. Tuzabitoza abana bacu, tuzabitoza abazadukomokaho. Ntabwo Abanyafurika bazagurisha indangagaciro zabo ngo bafate izivuye hanze. Tuzahora duhagaze ku byo twizeye kandi twemera. The world is getting confused. Isi imaze kuvangirwa. I won't mention, there are places now Nago mvuga amazina ariko hari ahantu you send your child to school. iyo wohereje umwana wawe kujya kwigayo, They indoctrinate your child umwana wawe bahita batangira kumwigisha ibindi, and make your child believe that he is actually a girl. bakigisha umuhungu wawe ngo yavutse ari umukobwa. And there are laws that says Hari n'amategeko avuga ngo your parents cannot stop you from going through a sex change. ngo ababyeyi bawe nta burenganzira bafite bwo kukubuza guhindura igitsina. Africans must band together to protect the sanctity of the human life as God ordained it. Abanyafurika rero tugomba guhaguruka tukarinda gakondo yacu, tukarinda urubyaro rwacu n'abadukomokaho. Can we all stand together? I want us to make one prayer as I hand over the microphone. Reka mbasabe duhaguruke, hari isengesho nshaka ko dusenga mbere ko nanga mikro. In the book of Philippians chapter 2, Abafilipi 2 verse 13, can you please put it up on the screen? I want everybody to see it. Abafilipi 2:13 ndashaka tuhasome buri muntu wese aharebe kuri ekra. Those of us in the African continent, 1.4 billion of us. Muri Afrika hatuye miliyari 1.4 by'Abanyafrika. Those of us who are diasporans and people of African descent, over 200 million of us. Abanyafrika n'abafite amaraso y'abirabura batuye hanze y'uyu mugabane barenze miliyoni 200. We must make this prayer to our God. Ndasaba ngo iri sengesho turisenga Imana. Make us willing to recognize your purpose for Africa. Kugira ngo Imana iduhe kumenya intego ifitiye umugabane wacu. Work in us both to will and to do your purpose for Africa. Imana idushoboze gukora umugambi wayo ku mugabane. I didn't come to this earth to eat, drink and die. I came to fulfill purpose. Ntabwo navukiye kurya, kunywa, kubyara hanyuma ngapfa. Navukiye gusohoza intego Imana yandemeye gusohoza. In this one life of mine, make my life to count. Mana ubuzima wampaye reka bugira agaciro ku isi. Make me a game changer. Make me a difference maker. Reka nzaba umuntu uzana impinduka ku isi. Help me to be a voice for divine purpose. Reka Mana mbe ijwi ryawe. Help me to recognize that there is more than living for my small self. Mana nyereka mbashe kubona ko ngomba kubaho ubuzima burenze ubwanjye. Let your grace come upon my life. Reka ubuntu bwawe butwikire ubuzima bwanjye. Can you go ahead and begin to make that prayers right now? Please lift your voice and talk to the Lord. Please lift your voice and talk to the Lord. Lift your voice and talk to the Lord. Urakoze mwami, urakoze mwami, turagushima kubitangaza byawe. Thank you, Lord. Thank you for the good plan you have for us, Lord. Thank you for your love, God. Thank you for loving us, God. Give us the heart of serving and a heart of getting further. Oh, Jesus, oh, Jesus, be glorified. Let us give a round of applause to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Reka duhe Pastor Philip amashyi menshi cyane.